navuma. Reka nze twinjire muri iyi application hanyuma umenye ibyayo. Hanyuma nuba ugeze hariya urasikororinga uzamuka gatoya nk'uko natangiye mbikubwira, urabona yuko igiciro cya GCB hano urabona ko kirimo ahangaha. Hano bari kukubwira ngo Pi ATM will be provided all location in the world. Bari kukubwira ngo Pi Bank cyangwa se ATM izagaragara mu bice byose byo ku isi, and ATM will work on value 1p equal. Ibi ngibi nawe uri kubona hano bakakuvuga ngo kandi iyo ATM izakora hagendewe ku gaciro ka GCV. Ibi ngibi nta handi mbikuye muri ngubu, tukaba twagezeyo twirukanka cyane nk'umurabyo. Urabona ko ahangaha ndi gusikororinga, urabona ko hano hasi bari kuvuga ngo GCV value active. Bari kukubwira ngo GCV aka kanya iri active, akakubwira ngo ATM location operator on duri bazizo ATM nizingaye. Izo ATM ni Pi imwe, ahangaha ushaka washiramo na Pi ebyiri. Ariko urabona ko ahangaha, urabona yuko ahangaha Pi imwe ingana na GCV rate. Uri kubona ko ahasi ngo USD at GCV rate. Wabibonye se? Ndizera ko nawe wabonye. Hano ushaka washiramo nizo ushaka. Nanjye wenda ngubu nifitiye Pi zanye kuri Pi 10 zawe aka kanya ubu ngubu kuri GCV ufite bitatu, ufite miliyoni 3 da n'ibihumbi 114,590. Pi Bank si yabaye ATM cyangwa se ko Pi ubu ngubu hari ATM kuba aka kanya wakemererwa kuba wakoresha. Izo ATM nazindi neshanu nk'uko uri kubona hano hafi ahangaha ari kukubwira ngo near ATM, nearby ATM. Urabona ko hano hari ibyerekezo bitanu n'ibindi bizagenda byiyongera. Ahangaha kwa n'uyu nguyu iyi ya kabiri nayo ni Pi Bank ATM Center Park. Bari kuvuga ngo iri kuri 456 Park Avenue, New York, NY. Urabona ko nabo bari active. Iyi ya gatatu urabona ko ni Pi ATM Bank Times Square. Bari kuvuga ko iri ku muhanda wa 789 Broadway, ikaba nayo iri New York. Urabona ko iyi ya kane nayo iri kuri Brooklyn Bridge. Ahangaha ubwo iki kiraro ku bantu bari muri Amerika barakizi, bakavuga ko iri ku muhanda wa 321 Bridge Street, Brooklyn, NY. Byose biri kubera muri ATM cyangwa se biri kubera muri NY cyangwa se muri United States, muri New York City cyangwa se muri New York State. Urabona ko iyi ya gatanu ni Wallet Street. Bavuga yuko iri ku muhanda wa 555 Wall Street. Ubu ufite Pi ebyiri ufite 628 ku giciro cya GCV. Uri kubona ko hano kuri 1p kuri GCV. Urabona yuko ahangaha hari map view. Iki ngiki ni icyerekezo ushoboye kuza ugakandaho, hanyuma ikadukandaho turebe ibyo baraza kuza kutwereka. Urabona yuko ibyerekezo ubu ngubu bihari ni ibyerekezo bitanu. Bakakubwira ngo aka kanya GCV yabaye updated automatically via AI. Suri kubibona se? Urabona yuko ahangaha ibintu byose biragaragara. Bakakubwira ko hano iziri active ni neshanu, iziri online aka kanya ushobora kuba wakoreshaho GCV ni nenye, n'izindi nyinshi cyane zizagenda zijya. Urabona ko hano kuri view izazindi twahoze tureba. Natwe hano mu Rwanda n'igihe bizaba byajemo tuzajya twandikamo wenda ngo Kigali, hanyuma bahita batwereka ibyo natwe dushaka kugeza kuri aka kanya. Nago ibi bintu biraza kora muri Afrika cyangwa se birakora ku wundi mugabane, ahubwo bingibi biri kubera muri Amerika. Subize se ko umwera wageze muri Amerika uhita ugera no ku isi hose? Ndizera ko ibi bintu turaza kuza kubibona natwe mu gihe kito kandi kizaza. Ndizera ko niba tugeranya aka kanya ukingurikiye urabona yuko GCV kugera kuri aka kanya nago ari ibyo uba wakigushidikanya kuko uri kubibona nawe uri kubyibonera mo hano hejuru. Urabona ko hano harimo amafaranga, ibintu byose biri ku murongo, nta kintu na kimwe gihishe. Urabona yuko ibintu byose bihari, ahubwo ahasigaye nahawe mu pioneers. Reka ngugire inama dusoza rero. Urabona yuko ubu ngubu kugera kuri aka kanya Pi ATM network cyangwa se Pi Global ATM Network ku ma banks ubu ngubu byamaze
kuba byakwemerwa. Aba pioneers ikintu dusabwa ni iki rero? Igisigaye ni umunsi wa open mainnet ubundi risive igatangirwa cyangwa se igatangira gushyirwa mu bikorwa. Ikintu rero aba pioneers dusabwa kugera kuri aka kanya nk'uko uri kubibona muri dashboard yawe, nta kintu na kimwe nigeze nkuhisha. Nk'uko uri kubibona, ikintu usabwa nk'umupioneers usabwa kuba wakurikira amakuru agiye atandukanye avuga kuri P-network kandi ukirinda abascammers, kuko abascammers ni benshi baza bivugira ibyabo, hanyuma ukihatira kuba wamayininga umunsi ku wundi, ku buryo uyu mushinga igihe uzabera launched cyangwa se igihe uzaba wagiye ku mugaragaro, hato utazavuga ngo iyo mbimenya nka mayininga umunsi ku wundi. Buriya iryo jambo iyo mbimenya, nk'umuntu ugendera ku muvuduko wa 5G ntabwo yakagombye kubavuga ngo ngiyo mbimenya, oya, ahubwo ugomba kuvuga ati naramenye kubera ko 5G ubu ngubu yahakandagiye. Sura uko ubibona se 5G 5 ATM 5 bank global ATM, sura ukumva se ko bihiye byose ni za 5G, kandi 5G n'ahandi yaturutse ni muri Amerika, subizi se 5G no yaturutse n'izi rero ATM zigomba gusakara hirya no hino ku isi, hanyuma natwe hano mu Rwanda tukayibona, ubundi natwe tugatangira kugeza uyu munsi. P-network ibimenyetso igaragaza aka kanya birayigaragaza yuko ari Pi cyangwa se ari coin izaba yihagazeho mu gihe kizaza, ndetse n'ubu ngubu kuko kubona Pi ni ibintu bigoye cyane, cyangwa se bishobora kuba bitakugoye kuri wowe, ariko hakaba hari abantu bigoye cyane. Nta kindi gihe kigeze kibaho cyo kuba umuntu yatunga Pi nk'ubu ngubu, kuko abantu babizi cyangwa se abakuru cyangwa se nk'uko tugenda tubisoma ku mbuga nkoranyambaga, hari igihe Bitcoin yigeze kumera nk'uko nguko P-network imeze aka kanya, aho ndibuka hari urubuga rumwe nasomyeho bavuga ngo hari igihe wajyaga kwaka serivisi muri banki runaka, hanyuma bakanakongera Pi, bakakongera Bitcoin 5. Tuvuga ugiye guhaha, waza kumaha wongeye ufite Bitcoin, hanyuma nkahita nkohereza nk'akabonasi ka Bitcoin 5, nk'uko kera umuntu yafunguraga boutique muri quartier kugira ngo yigarurire abana, hanyuma wa mwana yaza kumugurira agahita amwongeza akabombo kugira ngo uwo mwana azagaruke. Rero nicyo gihe niko byari bimeze, aho Bitcoin kuyibona byari ubuntu. Nkeka yuko kugera aka kanya Bitcoin 5 icyo gihe batangaga nka bonus, ubu ngubu uzifite ubu ngubu ni we muntu ubayeho neza, kuko zirarenga miliyoni hafi magana cyenda, hafi miliyari y'amanyarwanda. Urumva ko aya ngayo ni amafaranga menshi ahantu hose waba ugiye, cyangwa se activities zose waba ukora utapfa kwigondera mu mwaka, kereka ufite inganda cyangwa se ufite akandi kazi ukora nabwo kakwinjiza amafaranga menshi, kugira ngo abantu binjiza amamiliyari cyangwa se miliyari ku mwaka muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda waba. Rero kugera kuri uyu munsi P-network, aya niyo mahirwe dufite, turi kugenda ku muvuduko wa 3G cyangwa se 4G, oya ni 4G, turi kugenda ku muvuduko wa 4G. Rero bank cyangwa se kuba Pi bank global ATM network yatangiye kugaragara ku bihugu cyangwa se mu gihugu runaka, ibi ni ibigaragaza neza yuko Pi ikintu yashingiwe cyangwa se icyo yakorewe cyaba kiri kugenda kigana ku musozo ejo, kuko ibingibi ni ibigaragaza yuko umupioneers wese ahantu azaba aherereye ugomba kuba utunze ATM, hanyuma iyo ATM zikaba ziri connected to bank, ku buryo uzaba wemerewe kuba watembera isi yose, ukaba wahaha ku isi hose, ukaba wagenda mu ndege ku isi hose, bitagusabye kugira ngo ujye kuvunjisha amafaranga waba ufite aka kanya, kugira ngo ube watega cyangwa se wahaha ibintu runaka. Niba ugiye hanze cyangwa se ugiye mu gihugu gikoresha amafaranga y'amadolari, ufite amanyarwanda, bikaba bitagusaba kugira ngo ugende ubanje wamvunjisha, ahubwo kuba ufite Pi ATM
bikaba bihagije, cyangwa se kuba ufite ATM ya Pi bikaba bihagije kugira ngo ube wakora serivisi izo ari zo zose waba ushaka. Rero ikigaragara ni uko uyu mushinga wacu wa Pi Network waba utangiye kugera ku ntego zayo nk'uko bigaragara muri Pi Chrome cyangwa se muri Pi browser yabo. Nk'uko wabibonye twatangiye muri Pi Network kugira ngo ubone yuko amakuru tunyuze ahangaha aba afitiwe isoko, aba afite ahantu aba yavuye kugira ngo nawe ubyikorere. Ariko se ubundi hari icyo bitwewe ubyikoreye nawe ukagenda ukabyireba? Niba tugiranye aka kanya, ndagushimiye ko ugize aka kanya unkurikiye, hanyuma mining umunsi ku wundi, ubike passphrase zawe neza, uzibike aho imvura itagwa, uzibike kure ya online, ntukazibike kuri email, kuko email sometime cyangwa se igihe kimwe na kimwe hari ibyo washoboye kukwinjira ugasanga Pi zawe urimo urarira, nk'abo njya mbona mu magurupe agiye atandukanye ngo Pi zanjye 600 zagiye, kandi passphrase zanjye nazanditse mu gakayi, ukibaza ati se byagenze gute? Hari n'ubuhemu buhari bwo kuba umuntu yakwiba Pi Network binyuze muri upline, abantu baba barabafashije gukora KYC, kuko kugera kuri uyu munsi hari abantu batazi gukora KYC, batabashobora kwikora KYC, bityo rero bigasaba kugira ngo ujye kureba umuntu ugufasha, cyangwa se hagira umuntu ufashiriza online. Rero abo bantu babafasha mujye mubitondera cyane, kuko ntago ari byiza kuba yatunga passphrase zawe. Cunga neza ko atigeze afata screenshot, cunga neza ko ari nta handi hantu yigeze yandika, kugira ngo umutekano wa Pi Network zawe ugende neza. Kandi niba utazi gukora KYC, ikintu gisabwa kugira ngo ukore KYC ni uko uba ufite telefoni ifite network yihuta kandi ifotora neza, ubundi ugakurikiza amabwiriza, ibyo bakubwiye akaba ari byo ukora, hanyuma ukikorera KYC. Bityo rero bikatugabanyiriza kuba twakibwa, cyangwa se kuba amapayi yacu yakomeza kwibwa. Rero ni ibintu byiza kumenya ibyo byose, kumenya ibi bintu hakiri kare, kugira ngo ubutaha cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose nawe ujye ubasha kuba wabyibonera. Urabona ko ahangaha uko twayibonye ni ibintu byiza cyane kuri 5G, kuri 5 nearly ATM Pi bank. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Mugire ibihe byiza, dusubire mu yindi video.